Turabashuhuje mwese abakunzi ba Mutima w'Urugo TV. Ngewe muri kumva kuri mikoro nitwa Hakizumuremyi Oze. Tunejejwe no kubana namwe. Mwe mudukurikire bwa mbere turabasaba gukora subscribe, share, like, mutwandikire no muri comment. Kandi namwe musanzwe mudukurikirana turabashimira. Tunabasaba ko mwe mutarakora subscribe ko mwayikora, mugakora na share ku bantu muziranye kugira ngo babashe nabo gukurikirana ibiganiro byacu uko tubishyizeho. Tukaba tunabasaba ko mwakora like mukatwereka ko mwabikunze. Turabasaba no kutwandikira muri comment mukaduha ibitekerezo byanyu kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Uyu munsi twabateguriye isanganyamatsiko igira iti indwara ziva he. Ushobora kwibaza impamvu indwara zikomeje kwiyongera ku gipimo kiri hejuru, ariko ntushobore kubona igisubizo ako kanya. Ariko iminsi uko igenda ishira niko ugenda urushaho gusobanukirwa aho indwara zikomoka. Gusa reka dufatanirize hamwe kureba aho indwara zikomoka n'uburyo twazirinda ndetse nuko twazivura. Ushobora kwibaza impamvu usanga muri kino kinyejana cyacu hariho amavuriro menshi, abaganga benshi, abajyanama benshi b'ubuzima, ariko ugasanga indwara zirakomeza kwiyongera. Ni kuki zikomeza kwiyongera? Ubundi se indwara ziva he? Abashakashatsi barakora imiti buri munsi ndetse n'inkingo byo kurwanya indwara, ariko indwara ziranga zikiyongera. Abakozi b'Imana nabo nuko, ubwo ndavuga abapasiteri, abapadiri ndetse n'abandi bakozi b'Imana. Aba bose bafataniriza hamwe mu gusengera abarwayi ndetse no kubarambikaho ibiganza kugira ngo bakire indwara, ariko indwara ziranga zikiyongera. Indwara ziva he? Reka ngusabe wowe udukurikiye ukomeze kubana natwe kugira ngo dukomeze kurebera hamwe icyakorwa ngo duhashye indwara zitwugarije. Muri iki kinyejana cyacu iyo twitegereje neza usanga hariho indwara z'ibyorezo nyinshi kandi zihangayikishije isi. Urugero twavugamo izi zikurikira: indwara z'umutima, indwara za kanseri, indwara z'umwijima, ndetse harimo na coronavirusi ihangayikishije isi yose. Si ibyo gusa, kuko hari n'izindi ndwara dushobora kurwara nyamara ugasanga ahanini ni twebwe twabigizemo uruhare ariko tutabizi. Urugero twavuga nk'indwara zikomoka ku mirire, iminywere, imyambarire ndetse no kutaruhuka bihagije. Reka dutangire dufatanirize hamwe turebere hamwe ukuntu imirire ishobora gutera umuntu indwara. Umushakashatsi umwe bamwita George Paprona mu gitabo yise Croquer la vie yavuze ko tugomba kurya kugira ngo tubeho, ntabwo tugomba kubaho kugira ngo turye. Mpamya ntashidikanya ko umuntu wese usobanukiwe neza aya magambo uyu mushakashatsi yari ashatse kuvuga abasha kwirinda neza indwara zishobora gukomoka mu mirire, kuko azi icyo umubiri we ukeneye. Ntabwo agura icyo ashaka, ahubwo ahora ashaka kumenya neza ibifitiye akamaro umubiri we. Iyo agiye ku isoko ntabwo agura ibyangiza umubiri we nk'uko bamwe bajya babigenza, ugasanga bavuga ko nta myaka 100, bigatuma bangiza ubuzima bwabo bagapfa bakenyutse.
inshuro nyinshi usanga ababyeyi benshi bahaha neza ariko ugasanga barya nabi. Ntibazi ibibanza, ntibazi ibiheruka. Indwara ziva he? Birakwiriye ko niba ugiye ku meza ubanza kurya imbuto, ubundi warangiza ugakurikizaho ibyo kurya byatetswe. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo ubanjije imbuto byongerera abasirikare b'umubiri ku gipimo cyo hejuru, naho wabanza ibyo kurya bitetse bigatuma abasirikare b'umubiri bagabanuka kuri 50%. Indwara ziva he? Icyo twavuga ku bijyanye n'imirire ni uko umuntu atemerewe kurya imbuto nyuma yo kurya nk'uko bamwe bajya babigenza. Kandi ikindi twavuga ni uko umuntu yamaze kurya by'umwihariko ku mugoroba ntawemerewe kuryama hatarashira amasaha 2 cyangwa amasaha 3. Ariko usanga hariho benshi barya bagahita bajya kuryama. Ibyo ntabwo byemewe. Kuki turya? Ntabwo bikwiriye ngo urye uhita uryama, kuko iyo uriye ugahita ujya kuryama uba urimo wicukurira imva. Ubundi se kuki turya? Hariho benshi barya ari ukugira ngo bahaze irari, abandi ari ukugira ngo bahaze ipfa, nyamara ugasanga umubiri wabo ntabwo ubonyemo intungamubiri zihagije. Hariho bamwe barwaye indwara zikomeye cyane ku buryo abaganga bababuza ibyo kurya bimwe na bimwe kubera uburwayi bwabo, ariko ugasanga hariho ubwo badohoka bakabikoresha kandi babizi neza ko batabyemerewe, bagapfa bakenyutse kubera kutirinda. Indwara ziva he? Kuki turya? Kuki indwara zikomeje kwiyongera? Ni ikibazo umuntu wese ashobora kwibaza. Ni ikibazo abashakashatsi bakomeje gushakira igisubizo, ariko indwara ziranga zikiyongera. Ubundi buryo nabwo bushobora gutuma umuntu arwara ni ukwambara imyenda igufashe, igatuma amaraso adatembera neza mu mitsi y'imijyana ndetse n'imigarura. Kwambara imyenda igufashe cyane kandi bishobora kwangiza imyanya ishinzwe kubyara, by'umwihariko ku gitsina gore. None se ubundi kwambara neza ni gute? Kwambara neza si ukwambara ibyo ukunda cyangwa se bya bindi wambara watambuka bagasigara bakwitegereje, abandi bagasigara bafashe ku minwa bumiwe bitewe n'imyenda wambaye. None se kwambara neza ni gute? Kwambara neza tuvuga ni ukwambara imyenda ukikwiza ku buryo wumva umubiri wawe wose utabangamiwe. Indwara ziva he? Reka tuvuge no ku minywere. Bibiliya ivuga neza ko iyo turya cyangwa dukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose tugomba gukorera byose guhimbaza Imana. Bishatse kuvuga ko niba tunywa tugomba kumenya ibinyobwa bitangiriza umubiri wacu, tukaba ari byo twibandaho aho kwibanda ku bishobora kutugirira nabi cyangwa se kudutera indwara. Niba turi kunywa ntabwo twemerewe kurya. Tugomba kurya nyuma y'uko tumaze kunywa amazi hashize iminota 30. Ariko usanga abantu barya bari no kunywa, kandi ibyo bishobora kubateza indwara. Kunywa ni byiza, by'umwihariko kunywa amazi cyangwa se amaji y'imbuto nayo ni ingenzi. Iyo ukurikiranye neza usanga kunywa amazi yayandi abantu bose basuzugura, ugasanga bavuga ngo aho kunywa amazi bazanywa inzoga. Kandi iyo ukurikiranye neza usanga amazi akiza indwara nyinshi zitandukanye,
kandi iyo ukurikiranye neza nanone usanga abantu benshi batarasobanukirwa ibyiza by'amazi. Banywa amazi nk'abanywa umuti. Indwara ziva he? Reka dukomeze turebere hamwe neza ukuntu kutaruhuka bihagije nabyo bishobora guteza uburwayi, by'umwihariko uburwayi bwo mu mutwe. Urugero, umutwe udakira, sitoroke, sirimenaje ndetse n'izindi zitandukanye. Aho ushobora gukora utaruhuka ushaka kugira ngo witeze imbere, uteze umuryango wawe imbere ndetse uteze n'igihugu cyawe imbere. Amara gutera imbere ugatangira kurwara indwara y'umunaniro irenze urugero, ugatangira kwivuza uburwayi watewe no kutaruhuka. Nyamara iyo ukora akazi kawe neza, ukamenya amasaha yo kuruhuka, ukamenya n'amasaha y'akazi, ntabwo wari kurwara. Ubwonko bwacu bukeneye kuruhuka nk'uko umuntu akeneye kurya. Indwara ni icyorezo cyugarije isi yose. Tukirwanye, tukirandure, turinda n'abandi ibitera indwara. Tumaze gusobanukirwa aho indwara zikomoka n'uburyo dushobora kuzirinda. Birakwiye rero ko ugomba kwirinda aho indwara zishobora kwinjirira ndetse ukarinda na mugenzi wawe, bityo ukagira ubuzima bwiza. Tukaba tunakurarikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu uko tubishyizeho, kuko birimo inyigisho nziza zishobora kudufasha mu buzima busanzwe. Njye mwumvaga kuri mikoro ni Hakizumuremyi Ose. Murakoze. Tukaba tubifurije gukomeza kugira ubuzima buzima, kuko tuzi neza ko ubuzima buruta ubutunzi.